turabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwami Imana akomeze kubagirira neza kandi Imana ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya twahariye gusenga amasengesho ya mu gitondo mbere yuko tubyuka. Ni umwanya twise ngo inkoko itarabika, umwanya wo gusenga ubana n'Imana, ubwira Uwiteka Imana buri kimwe cyose. Urageze umunsi Imana winjira mu mwanya wo gusenga, uvuguruza imigambi y'abazimu n'abadayimoni bagombaga kuguteza inyatsi, bagombaga kuguteza ubukene, bagombaga kuguteza umutekano muke muri uwo munsi. Muri uyu mwanya ni umwanya wo gusenga kugira ngo wikonekite n'umugisha wawe, wikonekite n'amahirwe yawe y'umunsi, wikonekite n'uburinzi bw'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Uyu mwanya wo gusenga witwa inkoko itarabika, ni ukuri tuguhayemo ikaze aho uzadukurikira ukazabana natwe kuri uyu muyoboro wa YouTube ariwo kuri Joshua TV Rwanda. Imana izayikora ibikomeye igihe cyose uzajya ugirana natwe ibihe byo gusenga. Haleluya. Mbere yuko inkoko zibika, mbere yuko inyoni zivuga, mbere yuko buri kimwe cyose kivuga, jya ugira umwanya wo gusenga, wiragize Imana, ubane n'Imana mu ruhande rwawe. Ugira imigambi y'incakura utesha agaciro, ugira imigambi y'abarozi utesha agaciro, ugira imigambi ya karande utesha agaciro. Imana izabana nawe kandi Imana izajya ikurwanirira, Imana izajya ikurengera mu izina rya Yesu. Turaza gusenga kandi turaza gufata ibihe byiza byo kubana n'Imana. Ariko mbere yuko tugira icyo dukora, reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Nahumu ibice 3 umurongo wa 14. Igitabo cya Nahumu ibice 3 umurongo wa 14 haravuga ngo ivomerera amazi azabe ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Twakire neza ijambo ry'Imana, turaza kurisubiramo. Ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, komeza itanura ry'amatafari. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Ijambo ry'Imana riramanutse rivugana n'ubuzima bwawe. Imana iravuze ngo ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Bera b'Imana, hari byinshi twahuye nabyo, hari byinshi twagiye ducamo, ariko nujya kubitekereza nuko hari imbaraga zatumye ubitambukamo. Iki ni igihe cyo gusenga Imana. Iyo ufashe umwanya wo gusenga, hari ibyo utesha agaciro, hari ibyo uvuguruza, hari ibyo wambura ubushobozi. Naho abadayimoni bahaguruka bate, nta mbaraga z'ikuzimu zagushobora. Nshuti yanjye wo nkurikiye kuri Joshua TV Rwanda, reka Imana ikora ibikomeye muri uyu mwanya, muri aya mezi, muri ibi bihe. Imana iguhe kubana nayo. Ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa, ivomerera amazi agomba koza iyo ndwara, ivomerera amazi agomba kugukuraho iyo nyatsi, ivomerera amazi agomba kugutungana n'ibyawe byose. Haleluya, haleluya. Satani nta kindi agambiriye, ni ukugira ngo aguteze kwiheba, ni ukugira ngo azane kwiganyira ku buzima bwawe, ni ukugira ngo akurwanye. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ivomerera amazi ngo azagutunga mu gihe cyo kugotwa, kandi ngo injira mu rwondo ukate, ngo kandi uwenyegeze itanura ry'amatafari. Bishatse kuvuga iki? Reka gucika intege. Haleluya. Abaririmbyi bagiye mu mwuka baravuga ngo hanze ni habi, ni habi, ni habi. Baravuga ngo gira vuba wowe uriyo, ngwino garuka utarapfa. Baravuga ngo ikuzimu kwa Nyamurezi ni habi. Baravuga ngo gira vuba witinda. Satani nta kindi agambiriye inshuti yanjye, arashaka kukwicira reputation, arashaka kukwicira hazaza hawe. Niyo mpamvu tugomba kumurwanya mu mbaraga z'amasengesho, niyo mpamvu tugomba kumwambura ubushobozi, niyo mpamvu tugomba kugaragara ku gicaniro cy'amasengesho. Inkoko itarabika, ngwino dusengane Imana. Inkoko itarabika, ngwino ubwira Uwiteka Imana ibikuremereye. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo igihe ubabaye cyangwa uremerewe, aravuga ngo bibwire Yesu, ngo niwe nshuti ihebuje, ngo nta yindi wabona imeze nkawe, byose bimuganyire. Twabonye Imana nta bushobozi, twabonye Imana mu buryo bwo gusenga. Hari aho twavuye, hari naho twageze. Hari ibyo twari tudashoboye irabidukorera, hari ibyo twabonaga bitugoye, hari ibyo twabonaga birenze mu buzima bwacu, birenze intekerezo zacu.
birenze imigendere yacu, birenze uburyo bwose duhagazemo, ariko dusenze Imana irabikora. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, mbere y'uko inkoko ibika, ngwino ubane n'Imana. Hari ijwi riguhamagara, hari ijwi rikubwira ngo ngwino. Iki kiganiro kizagira umumaro kuri buri muntu wese uzabigiramo gahunda, kuri buri muntu wese uzabigiramo ubushake. Ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Indwara zizakira, ibibembe bizakuvaho, ikintu cyose ubona kikuyobeye, ngwino Imana igusobanurire. Haleluya, haleluya. Hari amagambo yanze gucika, hari ibyo wagerageje gukora ariko ntiwabona bigenze nk'uko ubishaka, ngwino wivomerera amazi. Reka nkubwire, nasomye ijambo riravuga ngo umugabo witwa Yobu ngo yabyukaga mu gitondo ngo agatamba ibitambo, ngo nta kindi yabikoreraga, ngo yaravugaga ngo njyewe nshobora kuba narakiranutse cyangwa se nararinze izina ryanjye imbere y'Uwiteka. Akavuga ngo ariko hari igihe abana banjye n'umugore wanjye, cyangwa se umugabo wanjye n'abana, cyangwa se ibintu byatuma ibyanjye bijya kure, cyangwa se hari ukuntu bitanejeje Uwiteka muri buri kimwe cyose, ngo agabyuka mu gitondo mbere y'uko inkoko ibika, ngo agatambira Imana ibitambo. Haleluya, haleluya. Ngwino ubane n'Imana, ngwino usenge, ngwino wibature, ugire umwanya wo kubana n'Imana, ugire umwanya wo kugira ngo uhindurirwe amateka. Gusenga bigira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Nshuti yanjye wowe unkurikiye, nta kindi kiguhesha amahoro, nta kindi gituma ubuzima bwawe buhinduka. Bibiliya iravuze ngo ivomerera amazi azagutunga. Hari igihe abantu benshi bakurebera mu ishusho urimo, bakagusuzugura, bakakwita amazina atandukanye, ndetse bakanavuga yuko wayobye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo hari Imana ihindura amateka, hari Imana igira icyo ikora kandi ikanagikomeza. Ndabizi neza ko hari uburinzi, ndabizi neza ko hari imbaraga zidasanzwe. Uzagera kure, haleluya. Uzabona ubwiza bw'Imana, uzabona imbaraga z'Imana, uzava ku rwego rumwe ujye ku rundi. Lebole stanstoge le compte divine. Imana izakugirira neza, Imana izakurengera. Hari ibyo Imana igiye gukora muri ibi bihe, hari ibyo Imana igiye gukora muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, ndetse n'uyu turi gusoza. Hari bimwe yavuganye nawe irimo iri gukora kandi irimo itegura. Wowe icyo usabwa ni kimwe, umwizerwa imbere y'Imana. Mbere y'uko inyoni zivuga, umuririmbyi niko yabiririmbye, aravuga ngo mbere y'uko inyoni zivuga, ngo mbere y'uko inyenyeri zicana, ngo ngwino ubane n'Uwiteka. Ngo Imana ibizi ibidukwiriye. Niba Imana izindurwa no kukugirira neza, kubera iki wowe utazindurwa no kugira ngo uyishimishe, uvuge gukomera kwayo, uvuge ineza y'Imana, uvuge icyubahiro cy'Imana? Nitaye aho unkurikiye uri muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, uri hanze yacyo, uri mu bihugu bitandukanye by'amahanga, ngwino Yesu yiteguye kukugirira neza. Ngwino hari izindi mbaraga z'Imana zigiye kugaragara ku buzima bwawe. Wari ufite ikigeragezo cyo kutabyara, mbere y'uko inkoko ibika, Imana iguhaye urubyaro. Wari ufite inyatsi, mbere y'uko inkoko ibika, Imana iguhaye ubukire. Wari ufite agahinda, mbere y'uko inkoko ibika, Imana ikuye agahinda ku buzima bwawe. Wari ufite kwiheba no kwiganyira, mbere y'uko inkoko ibika, Imana ije ku buzima bwawe ikuzaniye igisubizo. Hari benshi batari bafite inzira, ariko kubwo kubana n'Imana, mbere y'uko inkoko ibika, Imana iguciriye inzira, Imana irakurengeye, Imana irakwaguye, Imana ikoze ibidasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo tugiye gusenga n'Imana, ariko usenge wizeye, ugire n'abandi urarika, babwire ngo mbere y'uko inkoko ibika mujye mugirana natwe ibiganiro, umwanya wo gusenga. Ujye ukurikira iki kiganiro, hari imbaraga zibohora zikirimo, hari ubuhamya bwinshi tugiye kubona bwa benshi Imana igiye kugirira neza. Hari benshi tugiye kubona Imana igiye kuvana ku rwego bari bariho ikajyana ku rundi, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Data, mu izina ryawe rikomeye, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu ni umwanya tubonye wa mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, twari turi gusenga Imana, twahariye kubana nawe. Reka presence yawe igume muri twe Mana. Iki kiganiro kigira ubushobozi bwinshi muri benshi bagikurikiye, haba bari muri iki gihugu no hanze yacyo. Iki kiganiro kigira ububasha, ibihumbi n'ibihumbi byakira imirimo yawe. Izina ryawe riramamaye, abenshi bavuye mu mwanya bari barimo bageze mu wundi kubw'iki kiganiro, kubw'uyu mwanya wo gusenga.
ngwino ubane natwe kandi udushigikire. Mana uca inzira aho zitari, buri muntu wese akubone, indwara zananiranye ziveho, izidakira zikire, umugambi wawe usohozwe kubwo gukora kwawe, kuko uri mutabura uko abigenza. Ndasenze ngo uhindure amateka, ndasenze ngo ugire ibyo wubaka, ndasenze ngo abadusuzuguraga babone yuko hari amateka yahindutse. Bibiliya iravuga ngo abamunyuragaho, aleluya, ngo bamuza asabiriza, ngo bagiye kumubona, ngo babona yinjiranye n'abandi, kandi ashima Imana. Data wa twese, mbere yuko inkoko ibika, reka amahanga abone yuko twahinduriwe amateka, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngakomeze uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Twizeye ko ubyumvise kandi kugire neza buri wese wari udukurikiye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wowe wari udukurikiye, iki kiganiro gisangiza abandi, kandi ukomeze gukora like, share na comment ndetse na subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu gikomeza kubibona. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Shalom, shalom.